abantu bakanywa amata yuzuje ubuziranenge, abantu bakabaho mu buzima bwiza, umuntu akarinda agera mu myaka 80 ubona agifite akikanyakanya ari umusaza ushima Imana. Ubu se none iyo myaka 80 bazayigeraho ni bangahe? Umuntu ufite amoko mu mutwe wiwe, amoko n'umwanda. Numwanda. Imana yararebye isanga ko umuyobozi ari ngombwa. Niyo mpamvu navuze ngo umuyobozi niyubahwe. Huri umuyobozi ukora ibintu bitajyanye n'ibyo waherewe inshingano, uburi murarenga umurongo utukura. Ugomba kubiryozwa, ugomba kubihanirwa. Kandi ushobora kuvuga ati uriya noneho yasaze. Ababihanirwa ni benshi. Ya turabasuhuje abakunzi bacu ba Unity One Peace TV, twifuriza amahoro y'Imana n'urukundo rw'Imana. Twatumaze igihe kinini cyane tutaganira kuri channel yacu, ariko aka kanya Imana iduhaye ko kugira ngo tuganire. Reka tubanze tuyishime kuko ibintu byose bitari mu Imana byose biba bipfuye. Ibi bintu byose tutashize Imana imbere byose aba ari ubusa. Rero reka tushime Imana iduhaye aka kanya. Imana nkuru, Imana ikomeye, Imana iri ku ngoma, Imana yisumba byose. Gushimiye kuri aka kanya keza wemeye kuduha kugira ngo tubashe kuganira ikiganiro nk'iki. Iki kiganiro Mana cyubaka imitima y'Abanyarwanda kandi gihindure byinshi. Kandi Mana umpaye aka kanya ndabigushimiye nk'Imana ishobora byose, Imana yisumba byose. Reka icyubahiro kibi cyawe hano mu ijuru no mu isi kuko ushobora byose. Icyubahiro ni cyawe none n'iteka ryose. Amen. Turabasuhuje cyane bakunzi bacu, bakunzi ba channel yacu, tubifuriza ubuntu bw'Imana. Uyu munsi nifuje ko tuganira n'Abanyarwanda. Nari nimaze igihe kinini mutambona, nagiye ntanga ibiganiro ahantu hagiye hatandukanye ku binyamakuru bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi nkaba nje gutanga ikiganiro kuri iyi channel ya Unity One Peace TV kugira ngo tubashe kuganira no kungurana ibitekerezo, kuko rimwe na rimwe ibitekerezo birubaka kandi hari ibisenya, ariko ibitekerezo byiza akenshi birubaka. Rero nifuje ko tuganira kugira ngo hagire ibihinduka, ibyo twibaza nk'urujijo mu mitima yacu cyangwa se ibyo twibaza nk'urujijo mu bitekerezo byacu, kugira ngo tubashe rwa rujijo kurukuramo, kugira buri muntu wese azazanyurwa n'icyo yumva kiri mu mutima wiwe, anyurwa n'icyo abona n'icyo atekereza mu mutima we, kugira ngo ibintu byose bibashe kugenda neza, nta utekereza ati iki niki gutya na gutya gutya na gutya. Niyo mpamvu tuba tugira ngo tuganire namwe ibintu byose kugira ngo Abanyarwanda tubashe gusobanukirwa. Rero uyu munsi umutwe w'ijambo tugiye kuganiraho, tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo umuyobozi niyubahwe yubahe. Niryo jambo tugiye kuganiraho, ariko kenshi kuri icano mumenyereye mvuga ijambo ry'Imana. Ariko bakundwa bene data, ijambo ry'Imana ryaraganiriwe kenshi. Bibiliya zirasomwa, abantu bariga, hari abize Bibiliya, hari abajya mu rusengero kwa kabiri, kwa kane, ku cyumweru, mu materaniro agiye atandukanye. Ariko ukibaza kuki abantu basenga cyane ariko abantu ntibahinduke. Ukibaza ko amadini ari menshi ariko kuki abantu badahinduka, yaba mu bitekerezo cyangwa se mu myumvire, kuki abantu badahinduka. Rero ijambo ry'Imana ni ijambo ry'ukuri kandi ni ijambo ryubaka imitima yacu, kandi ni ijambo rikubiyemo ibyiza byose bibaho muri iyi si. Byose tubikesha ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana mwene data ririmo ubwenge bwinshi, ariko nkuko mwamenyereye kuri televiziyo yacu mvuga ijambo ry'Imana, uyu munsi nifujije kuganira ubuzima busanzwe, ariko bitavuze ko n'ijambo ry'Imana tuzaturiganira kuko ijambo ry'Imana ryubaka imitima. Ahubwo ikintu nibaza nawe wakwibaza nuko turyumva cyane, tugasenga, tukiyiriza, tukaba turi mu nsengero, ariko akenshi ntiduhinduka. Biterwa n'iki? Icyo umunsi umwe tuzakireba turi kuganira ijambo ry'Imana. Rero nkuko nari mbabwiye, reka tutangire ikiganiro cyacu kivuga ngo umuyobozi niyubahwe kandi yubahe. Akenshi tukunda guhura n'inzitane z'ibibazo by'iyi si,
ibibazo bigiye bitandukanye twibaza, abenshi bikaducanga, abenshi bikababera nk'amayobera, tukibaza ibi bibazo biterwa n'iki. Niyo mpamvu nahisemo umutwe w'ijambo uvuga ngo umuyobozi niyubahwe kandi yubahe. Ni ukubera iki? Ese abaturage baba bazi umuyobozi icyo bisobanuye? Abaturage icyo kintu ndizera ko abenshi barakizi, n'utakizi acyumve icyo umuyobozi asobanuye. Ubundi ikintu bita umuyobozi twamugereranya nkuko akenshi abaturanyi nibo bakunda kuvuga ngo abayobozi ni ababyeyi cyangwa leta mbyeyi. Ubundi umuyobozi ni umubyeyi, kandi koko byagakwiriye ko umuyobozi yakabaye umubyeyi, kuko umuyobozi imirimo akora niyo gufasha abanyagihugu, niyo kugira ngo buri muntu wese atekane mu kazi ke, atekane mu rugo rwiwe. Ubuyobozi bukuyemo ibintu byinshi: kuducungira umutekano, kubaka imihanda, kubaka amavuriro, n'ibindi bintu bikorwa remezo byinshi cyane ntarondaguye bigiye bitandukanye. Rero nicyo umuyobozi abereye, kuko Imana ijya kurema yaremye umwana w'umuntu imurema mu ishusho yayo, ariko yasanze ari byiza ko Satani yari amaze kumanukira iyi isi uko yari ihuye n'iryo shyano ry'umwana Satani wari umaze kumanuka ageze mu isi. Imana yararebye isanga ko umuyobozi ari ngombwa. Niyo mpamvu navuze ngo umuyobozi niyubahwe. Rero wa muturage we, umuyobozi niyubahwe kandi yubahe. Nimba dufite nahera ku bayobozi, cyane cyane ku muyobozi w'isibo, nkajya ku muyobozi w'umudugudu, umuyobozi w'akagari, gukomeza kugera ku nzego zo hejuru. Abo bose nibubahwe, ariko turibaza igituma rimwe na rimwe abayobozi batubahwa. Icyo kintu wakibaza, nanjye nkakibaza. Ubundi umuyobozi ni umuntu ukwiriye koko n'icyo icyubahiro aragikwiriye, kuko arakora kugira ngo umuyobozi ukora neza arakora kugira wa muturage abashe kubaho neza, agakora akagerageza akarara amajoro, nta mwanya wo kuruhuka akunda kugira ngo igihugu kibashe gusa neza, kibashe kugira iterambere, igihugu kibashe kuba cyiza nk'uko nabo babyifuza, nk'uko n'abaturage babyifuza, kuko n'umunyamahanga yagira mu gihugu akavuga ati igihugu ni cyiza. Ariko tugomba kubaha abayobozi bacu, guhera ku muyobozi w'isibo, guhera kuri mudugudu, kuzamura, tukabubaha, tukabaha ibyubahiro bakwiriye, kandi tukabakunda, kandi tukanabasengera. Abasenga mu matorero atandukanye, abenshi nkaba nanabashimira ko bakunda gusengera abayobozi. Imbere yo gutangira amateraniro barabanza bagasengera igihugu cyacu cy'u Rwanda, bagasengera ubuyobozi guhera ku nzego zo hasi kugera ku mukuru w'igihugu. Ibyo abantu bakora icyo gikorwa Imana ibaha umugisha, harimo cya kindi cyo kubaha abayobozi no gukunda igihugu no gukunda ubuyobozi. Icyo kintu kiba gishimishije ku muntu uwo ari we wese. Rero wa muturage we, wowe uri kunyumva turi kuganira, gerageza umuyobozi wawe umwubahe, umube hafi, umusengere nimba usenga, ndetse nimba ari n'igitekerezo wumva kikugoye, nimba ari nk'ikintu ufite ku mutima kikugoye, ukaba utatinya wa muyobozi, ahubwo wamwegera ukamugisha inama, kuko nabyo birimo kumwubaha. Umubyeyi wawe, kugisha umubyeyi wawe inama, niko ugomba kugisha umuyobozi inama mu bintu ubona bikugoye, mu bintu ubona bikubangamiye. Umuyobozi w'isibo n'umuyobozi w'umudugudu, impamvu nabibanzeho cyane, ni abantu b'agaciro. Nimba ngiranye ikibazo nawe muri karitsiye mu mudugudu umwe, imbere yo kwirukanka ujya muri RIB, ujya muri polisi, cyangwa se ujya no mu zindi nkiko, banza ushake mudugudu, ushake umuyobozi w'isibo, mwicare musase inzobe, kugira ngo ka kabazo kari hagati yanyu, wa muyobozi w'umudugudu nawe agomba kugakemura, mukiyunga, akabunga. Nabyo bizatuma, byatuma na bwa bucucike bwo mu magereza ndetse n'ibindi bibazo tugenda duhura nabyo bisa nkaho birangira, kuko akenshi urahura n'ikibazo ukirukankira ahandi. Ntiwibuke ko hari umuyobozi w'isibo, ntiwibuke ko hari umuyobozi w'umudugudu. Rero nimba wubaha umuyobozi wawe, nimba uzi agaciro k'umuyobozi, abo bantu nabo ni ab'ingenzi, kuko ni urufatiro rukomeye cyane
ku buyobozi nirwo rufatiro abandi bakagenda buririraho. Ariko bariya bantu, umuyobozi w'umudugudu, umuyobozi w'isibo, akenshi usanga tutababwira ibibazo byacu, ahubwo tukirukankira ahandi kuvuga bya bibazo. Ugasanga imirongo muri sitasiyo za polisi y'abafite ibibazo, ugasanga imirongo y'ahantu hagiye hatandukanye, kuko tutagize gute, tutahaye agaciro za nzego zo hasi. Nyamara za nzego zo hasi zakadufashije zigakemura ibibazo byacu, ibinaniranye tukabijyana hehe? Tukabijyana mu nyine muri RIB n'ahandi bagiye babishinzwe. Ariko hari utubazo duto tumwe na tumwe tutakagombye kuzaza tujyana muri RIB cyangwa se tujyane muri sitasiyo ya polisi cyangwa n'ahandi. Ariko umuyobozi wari we wese niyubahwe, kuko bari abayobozi bose ko babona ko bagiye bakurikirana inzego ko zikurikirana, ziriya nzego zose zirakenewe kandi zirafashanya, ziruzuzanya. Ariko icyo nkivuze mu buryo bwo kugira ngo byibuze ubucucike mu magereza buzagabanuke, ndetse n'ibindi by'imanza zitaza zishira mu tuntu tw'amafuti tumwe na tumwe. Ibyo byose bigomba gukemuka, kuko harimo kubaha abayobozi nabo bakaba batwunga, ibintu bikagenda neza. Umuyobozi rero wubashye umuyobozi ni ibintu binezeza umutima w'Imana. Wowe wubashye umuyobozi ni nk'uko wubaha umubyeyi wawe. Utubashye umubyeyi wawe, nta wundi muntu muri iyi si uteze kubaha, kuko utafite kubaha umubyeyi wawe. Kuko wubashye umubyeyi wawe, n'Imana iranezerwa, n'umutima w'Imana uranezerwa. Rero umubyeyi, fata umuyobozi umugereranye nk'umubyeyi wawe, kugira ngo ibintu byose bibashe kugenda neza, nta mbogamizi, nta gisitaza. Urasanga umuntu arakubaganye mu kanya, wenda ni nawe ufite amakosa, wirukanye muri RIB, urashaka gufungisha uwo muntu. Kubera iki? Kandi kubera kutashishoza, kubera kutabanza gutekereza. Rero nari ni kuvuga ngo abayobozi nibubahwe, nicyo kiganiro nari nimo tuganira tugikomezaho. Umuyobozi niyubahwe kandi yubahe kandi yubahe. Yubahe kandi yubahe. Yubahwe kandi yubahe. Ako kantu niko twatiri kuganiraho. Mumbabarire, hari igihe amagambo amwe namwe tugenda tuyavangavanga, ariko ubutumwa tuba turi gutanga ku muntu ufite amatwi yumva uba wabwumvishe. Noneho rero mubwiye ko guhera ku muyobozi w'isibo kugera kuri mudugudu, kuzamura kugera ku nzego zo hejuru, ndakubwiye ngo umuyobozi wese niyubahwe, kuko ubuyobozi tubyemere tudashidikanya, ubuyobozi ni ingirakamaro. Hatabaye ubuyobozi abantu bamarana, murabizi. Rero umuyobozi ni umuntu wo kubahwa cyane. Ariko tugiye kureba impamvu ituma umuyobozi atubahwa. Nk'uko n'ubundi twavuze ngo umuyobozi yubahe. Impamvu nashyize mwako kantu, noneho tugiye kureba, twatumaze kuvuga kuntu umuyobozi agomba kuba, kuko ari uw'agaciro aho watura hose mu gihugu wabamo cyari cyo cyose, yaba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, yaba mu midugudu itandukanye, yaba ahantu hose waba uri. Twatumaze kuvuga ngo umuyobozi uwo ari we wese niyubahwe, kuko umuyobozi abereyeho kugira ngo akore ibintu byinshi byiza byubaka sosiyete nyarwanda cyangwa se byubaka igihugu. Rero umuyobozi ni uwo kubahwa. Ni impamvu ki itera abantu gutubaha abayobozi? Icyo nicyo ngarutseho. Impamvu itera abayobozi bamwe kutubahwa nayo, kuko navuze ngo umuyobozi nawe niyubahe, hari impamvu zigiye zitandukanye z'ibibazo bimwe na bimwe bituma babayobozi batubahwa. Umuyobozi ukora nabi, uwo muyobozi rwose ntabwo ni wa wundi nyine ukurwaho icyubahiro, ukumva ngo umuyobozi yafunzwe, ukumva ngo umuyobozi yakuye ku mirimo, ukumva umuyobozi yahuye n'izindi mbogamizi zikomeye kuko yateshutse ku nshingano z'imirimo yiwe yahawe. Niyo mpamvu tugiye kureba umuyobozi. Nimba uri umuyobozi mu nshingano zawe, hari inshingano nyinshi uba ufite zo kugira ngo wubahwe. Icya mbere ni ukuriya muturage uyoboye. Menya ko uriya muturage uyoboye
ni uw'agaciro imbere yawe, kuko uriya muturage nawe utamufite ubwo buyobozi waba ufite n'ubundi bwaba bupfuye. Wibuke ko uwo muturage atanga umusoro, wibuke ko uwo muturage hari ibintu byinshi akora, bya bindi tukuramo ibikorwa remezo n'ibintu bigiye bitandukanye biva kuri wa muturage. Rero n'umuturage nawe ubwiwe niyubahwe, nk'uko nari maze kwivuga ku bayobozi. Ariko impamvu abayobozi benshi batubahwa nuko batubahiriza inshingano baba baratorewe. Nimba wowe uri umuyobozi ukaba waratorewe inshingano zo kuyobora abanyarwanda, ugatorerwa kuyobora isibo, umudugudu n'iki, ariko ntiwubaha abandi, nawe aho ntuzubaha, nta muntu uzakubaha, ntibishoboka, kuko inshingano watorewe ntabwo uzubahiriza. Wibereye muri gahunda zawe, wibereye mu bintu bigufitiye akamaro kawe na famiye yawe, ntabwo uri gukora inshingano zubaka sosiyete nyarwanda, zubaka igihugu muri rusange, ahubwo uri gukora ibyawe bigufitiye akamaro. Aho rero ntabwo buri umuyobozi, aho uba wananiwe. Unaniwe rero nibwo abantu batangira kukubahuka, ukabona abantu baragusuzugura, wavuga bakagukomera induru, wavuga ugasanga ibyo uvuze ntibabihaye agaciro. Kubera iki? Wavuye ku nshingano zawe. Kubera iki utubahirije za nshingano zawe? Ariko muri sosiyete nyarwanda cyangwa mu muco nyarwanda suko byakagenze. Umuyobozi wese yakagombye kubaha umuturage. Nimba umuntu aje kugana afite ikibazo runaka, mufashe muri cya kibazo, mufashe kwanza, umwereke umutima mwiza, umuhe keya, kuko umuturage imbere zawe ni uw'agaciro gakomeye cyane. Ariko uribaza, urasanga abantu benshi bavugira mu ntamatama kubera ibibazo bagenda bahura nabyo baterwa n'abayobozi. Ariko ukibaza, abaturage ko bababaye kubera bya bibazo bimwe na bimwe biba bibaberemereye ku mutima, wa muyobozi we ubikora iki? Ese umuntu akugannye umwakira gute? Ese umuntu ageze imbere zawe akubwira ikibazo, icyifuzo cyiwe, ugikemura gute? Aho ntumutera umugongo? Umuteye umugongo uba umwishe muri mind, uba umwangiza mu mutwe wa muturage, ahita ko yumva kwanze, bikavamo ariho havamo na ba bantu bakora ibintu bitari byiza cyangwa bavuga amagambo atari meza. Ariko ububaye nakwita ububaye ikibazo, ni wowe utakire wa muturage ngo wumve ikibazo cyiwe, ukamukansoringa, ukumva ikibazo cye, ukumva ububabare bwe, warangiza ukamwicaza ukamugira inama. Ariko umuntu araza akakwicara iruhande, agiye gutura ikibazo, uramureba nabi, ntushaka kumwakira, amarandeva atabarika, ejo uzaze, ntuzi ko ari gukoresha amatransport, ejo uzaze. Ese wowe nk'umuyobozi ibyo bintu babigukoze, nawe ugiye ahantu bakabigukora, wowe ntiwababara? Umutima wawe ntiwababara? Ariko iki gitekerezo ngitanze mu byo mbona, mu byo ndeba, kugira ngo tukomeze kubaka igihugu cyacu cy'u Rwanda, kibe igihugu cyiza, kibe igihugu cyiza cy'amata n'ubuki, kibe igihugu umunyamahanga azageramo akavuga ati abanyarwanda ni abana beza, abanyarwanda babanye neza, abanyarwanda barabanye mu buryo bwiza, abanyarwanda babanye n'ubuyobozi bwabo neza, abanyarwanda ni abana beza. Ariko uruhare rwa mbere ni ku muyobozi, niwe nibandaho cyane. Nimba uri umuyobozi, uzuza inshingano zawe, mu bakuganye ukora ibintu byawe neza ku murongo, kugira ngo igihugu cyacu kibe cya gihugu cyiza umunyarwanda wese yishimira kubamo. Ariko nimba uri umuyobozi ukazanamo ibintu by'amarangamutima, bwa buyobozi bwawe buba bupfuye. Nimba uri umuyobozi umuntu akakugana ugakoresha ibintu bijyanye n'ikimenyane, ubuyobozi bwawe buba bupfuye, wowe ntuba uri umuyobozi. Icyo nakubwira, wafata isuka ukagenda nawe ugahinga nk'abandi, cyangwa se ugacuruza nk'abandi. Ariko iyo mpano y'ubuyobozi, erega kuba umuyobozi nabyo ni impano. Ntabwo kuba umuyobozi ari ukugenda ngo wicare mu ntebe izunguruka mu gitondo bakuzanire icyayi, umugati, umureti. Nk'umuyobozi never, ntabwo ibyo bivuze ubuyobozi. Kuba umuyobozi, umurida nyawe ni umuntu ufite umutima wa kibyeyi, ni umuntu umenya ko intama ziwe zimeze, ni umuntu umenya abana biwe ko babayeho, ukabakirana umutima mwiza, ukabakirana ubwuzu, ukabafasha mu buryo bushoboka. Rero ngiye kurangiza iki kiganiro, ntabwo mfite kukivugaho byinshi. Ikica ibintu byose,
urabona amateka twaciyemo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mbwira n'abantu bose Imana ikomeze imitima yabo, ikomeze ibahumurize, ikomeze ibabe hafi ku mateka mabi u Rwanda rwagiye rucamo. Ariko rwagiye ruca muri ya mateka kubera iki? Ubuyobozi bwitwaye nabi. Ugasanga umuyobozi ni nyamwigendaho ariko ntareba ku bandi. Nimba bakubwiye nk'iki n'iki ugasanga we ntaho ntibindeba. Ibi nibyo biduteza icuraburindi mu gihugu cyacu. Ariko aho igihugu cy'u Rwanda kigeze aka kanya, kiri ahantu umuntu wese yishima kuba yakwitwa umunyarwanda. Urebye ibintu bikorwa, imihanda, amazu yubakwa, ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, rwose igihugu cy'u Rwanda umuntu wese yakishimira kwitwa umunyarwanda. Ariko se ni gute twakora inzego zose z'ubuyobozi guhera ku muyobozi w'isibo, mudugudu kuzamura kugeza ku rwego rwo hejuru? Ni gute twakora neza kugira ngo bya bindi byose tugezeho birusheho kuba byiza 100%? Uwabitangamo uruhare wa mbere ni wowe muyobozi, nanjye muturage usanzwe. Nitwe twabanza kubigiramo uruhare kugira ngo igihugu cyacu kibashe kuba cyiza. Ariko birababaje, umuyobozi, icyo ubuyobozi busobanuye, ntabwo umuyobozi asobanuye gukandagira umuturage. Ari byo umukuru w'igihugu wacu akunda kuvuga, wumva bamwe bafunzwe, abandi barenganyije abaturage, bari kumutura ibibazo mu ntara ahantu hagiye hatandukanye. Ariko icyo kintu kiza kimbabaza umutima wanjye, niyo mpamvu niyemeje kuzaza ntanga ibitekerezo. Nimba umukuru w'igihugu ajya ahantu bakamwakiriza ibitekerezo, wowe uri umuyobozi wirirwa gukandagira abantu mu buryo bugiye butandukanye, ntabwo byaba bigakwiriye. Umukuru w'igihugu uko byagenda kose, ajya hose, ahatembera hose, tugomba kumwakiriza impundu n'amashyi, tumushimira, tukamwereka urukundo. Ariko apana kumwakiriza ibibazo. Uwo muco ucike mu Rwanda. Uwo ni umuco mubi kandi ukorwa n'abaki na babayobozi babi. Uwo muco ugomba gucika muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ndimo ndasoza, hari ikintu leta yacu ikunda kuvuga, umurongo utukura. Uri umuyobozi ukora ibintu bitajyanye n'ibyo waherewe inshingano, uba urimo urarenga umurongo utukura. Ugomba kubiryozwa, ugomba kubihanirwa. Kandi ushobora kuvuga ati uriya noneho yasaze. Ababihanirwa ni benshi, abamaze gufungwa ni benshi, ni benshi, abakuye ku mirimo ni benshi. Ugomba guhanwa nyine. Ariko abandi bagendera amarangamutima ngo kanaka ngo yafunzwe, ngo ubuyobozi ngo butangiye gukora nabi, ngo ibi n'ibi. Reka mbabwire, umuyobozi wese ukora nabi agomba gufungwa. Wowe ujya kumuvuganira ngo bafunze kanaka na kanaka, ufite ikibazo mu mutwe. Nimba nawe ufatikanya nabo mu gukora nabi, cyangwa se mu gufatikanya nabo gukora ibinyanga, kurya ruswa, gutoteza abaturage, ufite ikibazo gikomeye mu mutwe. Bagomba kukujyana indera. Icyo dushaka ni ukugira twubake igihugu cy'ubumwe cy'abanyarwanda. Umunyarwanda wese ahari yumve ko ari umunyarwanda, yumve ko atekanye. Umunyarwanda akore business ziwe atekanye. Umunyarwanda najya kubaka inzu yiwe bamuhaye ibyangombwa, ntihagire abandi baza kumuhagarara hejuru, icyangombwa kiba gifite cy'ubwubatsi. Umunyarwanda najya guhinga hinge umurima wiwe atekanye. Umunyarwanda icyo agiye gukora cyose agikore atekanye. Ariko urasanga ibintu byose biraba agatogo, niko nabyita. Kubera iki biba agatogo? Kubera babayobozi babi bihishe mu mwenda w'ubuyobozi. Abeza barahari turatubashimira, ariko ababi mugomba guhinduka mugakora neza. Hari ikintu nani kuva ku murongo utukura. Nimba uri umuyobozi, hari ibintu ushinzwe kugenzura, hari ibintu ushinzwe gukora, ariko hari n'ibyo utemerewe. Imana yaduhaye mu mahitamo yacu, hari ibyo utemerewe kuba wakora. Ntabwo wowe uri umuyobozi ku buryo ushobora kubuza umuntu guhinga icyo ashaka mu murima wiwe. Uwo ni umurongo utukura. Ntabwo ibyo bintu bibaho. Niba afite umurima wanjye, mfite kuwuhingamo urusenda, mfite kuwuhingamo ibirayi, mfite guhingamo ibigori, mfite guhingamo ibishyimbo, mfite guhingamo amasaka, mfite guhingamo icyo nshaka. Ariko ni gute uri umuyobozi wowe ukajya gutegeka umuntu ati tema urutoki rwawe uhingemwo urusenda, tema ikawa
uhinge ibigori, uwo ni umurongo utukura uba warenze. Ariko ndaza kuvuga uwo murongo utukura ndawusobanura impamvu muvuze. Ugasanga nimba umuntu afite guhitamo kwambara inkweto ashaka, agahitamo mu bushobozi bwe kugenda mu modoka ashaka, agahitamo kurya icyo ashaka mu mahitamo yiwe n'amarangamutima Imana yamuhaye, kuki ujya kuntegeka icyo njya guhinga mu murima wanjye? Uwo ni wa murongo utukura, sinjye wawuzanye. Uwo murongo utukura cyane cyane leta yacu y'ubumwe nikunda kuwuvugaho. Ni gute wivanga muri business y'umuntu, yivangamo nkandi? Ntibishoboka. Icyo ni wa murongo utukura, kandi ku isi hose sinagira ubuntu bwo gutembera mu bihugu bigiye bitandukanye, ariko hari ibihugu natembereyemo birenga nka 5. Natembereyemo ndeba imikorere yabo, ndeba uko bakora, ndeba umva nta hantu ku isi y'Imana nanabona aho umuturage ategekwa ngo umurima wawe urahinga mwiki. Ibyo ni ntawe nabibona, nabibonye mu Rwanda. Ugasanga kera twari dufite habaga hinga za kinyarwanda, abantu bakanywa amata meza, abantu bakanywa amata yuzuje ubuziranenge, abantu bakabaho mu buzima bwiza, umuntu akarinda agera mu myaka 80 ubona agifite akikanyakanya ari umusaza ushima Imana. Ubu se none iyo myaka 80 bazayigeraho ni bangahe? Ngo twiganye iby'abazungu, ngo inka za kinyarwanda, ngo wapi, ngo izo nka ni ubucafu. Ibyo nabyo nabyita nk'umurongo utukura. Ntabwo mu bushobozi wahawe nk'umuyobozi, kuko Imana yabonye ko ari ngombwa ko ubuyobozi bugomba kubaho, kuko n'ubuyobozi bwose bushyirwaho n'Imana, ngenda byemera. Ariko hari ibyo nubwo Imana yemeye ko ubuyobozi bubaho, kandi turanabishimira Imana ihabwa icyubahiro ko yemeye ko ubuyobozi bubaho, kuko yabonaga ko abantu bazamarana. Ariko hari ibyo nk'umuyobozi nawe utemerewe. Ntabwo wemerewe gutegeka umuntu ngo arye iki, anywe iki, ibiki n'ibiki. Naho ni kuvuga ku bijyanye n'amata. Kera twanywaga amata meza, inka za kinyarwanda, ibyo byose twabiciye amazi, tubona ko ari nta kamaro bifite, ahubwo tubona ko ari ibintu by'umwanda. Tuzana inka z'abazungu. Bari abazungu bafite ikintu cyitwa ubuvuzi, my friend. Bafite ubuvuzi buri mu rwego rwo hejuru. Ibyo bakora byose babikora babizi. Twebwe Imana natwe duha ibintu byacu biri naturere, byacu irabikunda, irabiduha. Ariko byose byabaye umwanda. Twiganye iby'abazungu. Ese twebwe turabazungu? Twebwe turabirabura. Ese ko tuvuga ngo abazungu ngo ni abakoloni, ngo ikibazo dufite n'ubukoloni bw'abazungu, ahubwo sibwe twishyira mu bukoloni kuko tushaka kwiganya iby'abazungu? Umuzungu nimba aseka agira ha nawe niko ushaka guseka, nimba umuzungu agenda ingendo yiwe nawe urashaka kugenda mu ngendo yiwe. Ntabwo umuzungu ari Imana. Umuzungu ni umuntu nkatwe. Ahubwo abazungu tugomba, hari ibyo twakwigana byabo, ariko ntabwo twakwiganya ibintu byabo byose ngo ibyacu ngo tubice amazi ngo tugendeye ku by'abazungu. Ubu nk'ururimi rw'ikinyarwanda nta bantu bakiriho agaciro. Umuntu wese wigize umuhatari wese aravuga icyongereza, my friend. Icyongereza ntikigaragaza umuntu wize, icyongereza ntikigaragaza umuntu ujijutse, icyongereza ntikigaragaza umuntu uri smart mu mutwe, kuko na mayibobo muri Kenya zirakivuga, na Uganda zitakanagiye mu ishuri. Ururimi rw'ikinyarwanda tugomba kuruha agaciro kuko niyo gakondo yacu. Noneho icyongereza cy'abakoloni nacyo tukagiha agaciro, n'igifaransa tukagiha agaciro, kuko n'ibihugu byadukoroneje, kandi tugomba kumenya n'indimi zabo kugira tujye guhahira iwabo nabo baze bahahira iwacu. Ariko ntabwo tugomba guca amazi ururimi rwacu rwa kinyarwanda, kuko ahantu hose ubugeze fomo ni icyongereza, ikinyarwanda rwose. Umuntu utazi icyongereza ntabwo gukandagira umuntu ari icyongereza. N'utarize icyongereza ashobora kukimenya, ni nk'uko wamenya igiswahili utarize ukajyana bakivuga ukakimenya. N'icyongereza ugomba kukimenya. Ni ururimi rw'abakoloni, ariko ntiruturuha agaciro kurusha uko twaha ikinyarwanda agaciro. Ahubwo bari abazungu nabo hari abo nshimira, hari abo ndi gushima batangiye kwiga ikinyarwanda. Tugomba guha ururimi rwacu ikinyarwanda agaciro, n'ibintu byose Imana yaduhaye nk'abanyarwanda tukabiha agaciro, yaba mu mirire, yaba mu myigire, yaba mu mitekerereze, yaba mu bintu byose, yaba mu binyobwa. Ibintu byacu Imana yaduhaye bya nature byose tukabiha agaciro, apana ibintu byose kwiganya abazungu. Abazungu ba muri Amerika babi Burayi, iyo ni imigabane yacu. Twe mu mugabane wacu na Afrika
ntabwo abazungu bazakomeza kudukoroneza no kuduteza ibibazo no kuduteza intambara zidashira ngo noneho ngo tutangiye no kwigana ibintu byabo byose n'imirire yabo ariyo twigana. Niyo mpamvu usigaye usanga n'utwana dutoya muri iyi minsi, ugasanga utwana duto tw'imyaka 3, 4, 5 turarwara indwara zitandukanye nk'imivuduko y'amaraso, ngama infection mu maraso. Ibyo byari iby'abantu b'abasaza n'abakecuru, ariko biraturuka ku mirire mibi, biraturuka kuri bya bintu twigana by'abazungu bitafite 12. Wowe nimugiye muri restaurant urashaka kurya wa mugati urimo inyama urimo ibibabi, ngo ntiwakwikoza ikijumba, ntiwakwikoza umwumbati, ariko murengwe nawe ugira nabi. Ibyo byose kubirya ni sawa, ariko bisaba kubirya ariko harimo na tension. Menya ziriya nyama zivuye zo muri firigo ziri muri wa mugati na bya bibabi, banza umenye ibyo bintu bifite ingaruka ki ku mubiri wawe. Indwara zabaye nyinshi mu Rwanda, amakanseri yamaze abantu, indwara ziye zitandukanye, kuko tusuzugura iby'Imana yaduhaye kandi Imana yaraduhaye ibintu byiza. Rero nandi kuvuga ku ijambo rivuga ngo umuyobozi niyubahwe kandi yubahe, nicyo kintu cy'ingenzi. Rero biriya bintu narindi kuvuga ndangiza aricyo ngiye kurangirizaho byo gutegeka abantu icyo bahinga, nkavuga ati bisa n'umurongo utukura cyangwa se n'umurongo utukura, nibyo biduteza inzara. Nimba ikiro cy'ibirayi, usibye ko ndashimira leta ko yabigabanyije ibiciro y'ibintu bimwe na bimwe, nimba ikiro cy'ibirayi cyaguraga kimaze hafi umwaka, imyaka ingahe kigura amafaranga 700 cya Kinigi, akanusu k'amata kagura amafaranga 800 igihumbi k'Inyange, n'ibindi ntagenda ndagura amazina yabyo. Ibyo byose biterwa n'iki? Ntabwo umuturage afite uburenganzira ku mutungo we ngabe yahinga icyo ashaka. Ntabwo ibyo byavuye umuturage. Ikawa zaratemaguwe ngo bahinge ibigori, ibishyimbo cyangwa se hinga ibishyimbo, insina zaratemaguwe. Kera umuntu yarahingaga imyumbati, ibitoki, ibiki, ibiryo abantu bagahunika, ibigori bagahunika, ibishyimbo bagahunika, ibintu byose. Ariko inzara iterwa n'iki? Cya gihingwa kimwe mutegeka abaturage. Murategeka abaturage bahinga igihingwa kimwe, nacyo niba gihinga bakagisarura uramuha igiciro ushaka. Nagetse kuvuga ku kintu kijyanye n'umuceri mu Bugarama. Ikiro cy'umuceri ni amafaranga 260 ku muhinzi w'umuceri. Urera nta muntu wemerewe gusarura umuceri ngajyana mu isoko. Urafatwa na babandi nyine y'amashyirahamwe ya babandi nakwita imbara bahagarariye amasosiyete simbizi. Ibi kiro bakitugurisha ku 2,000 by'amanyarwanda cyangwa se 5 cyangwa se 3,000. Amata wowe uragenda uyagurira umuturage kuri 200, wowe utugurisha 1,000 cyangwa se 700, bayamanuye ni 700 kari agapaki k'amata. Ese bayobozi, nimba Imana yarabahaye ubuyobozi, yabahaye no gutegeka umuturage n'ibyiwe igiciro agomba gushyiraho ku isi. Ndabizi mwabayobozi beza mwe muranyumva, ibintu mugomba kubikemura nk'uko umukuru w'igihugu cyacu ahora akemura ibintu byinshi. Mwabayobozi mwe, bamwe na bamwe atari benshi, mubikora ku nyungu zanyu. Mukaba mugenda mu modoka ya fime, mukaba muba mu mazu meza, mukaba mwirirwa murya imireti, mwirirwa mu maraha hirya no hino ku isi, muri kurya ibyuya by'abaturage b'Abanyarwanda. Ugasanga inzara yabaye inzara, ugasanga ibibazo mu gihugu cyacu byabaye ibibazo, ugasanga abantu bararira amarira yo kwarika. Tumaze iminsi numva ku mateleviziyo atandukanye twumva ibintu bijyanye n'ubujura. Ubujura bwayogoje igihugu, hari ahantu umuntu atakinyura kwera abajura. Biri guterwa n'iki? Biterwa n'ibyo bibazo byose. Izo ni za ngaruka. Ariko mwisi turi magirirane, nta kuntu uzikubira iby'isi byose ngo kubera uri umuyobozi. Never. Gusa nkabashimira umukuru w'igihugu, bamwe na bamwe agenda avumbura muri izo business zo gukandagira abaturage, kagenda abashyira ahakwiriye, bamwe bagafungwa abandi bakabakura ku mirimo. Ariko se mwabayobozi mwe, igihugu muzagisigaramo muri abantu 20, 200, 300, 1,000. Abandi bose murashaka bahure n'inzara n'ibibazo ntacyo bikurebaho. Ijambo ry'Imana riravuga ngo twishimane n'abishimye, tubabarane n'abababaye.
ntawe Imana yaremye kugira ngo akandagire undi. Imana yaraturemye twese kugira twuzuzanye. Yaremye umuzungu, irema umwirabura, irema umwarabu, irema ubwoko, irema umuhinde, irema amoko atandukanye kugira ya moko yose agende yuzuzanya. Ntabwo yaremye ubwoko bumwe kugira bukandagira ubundi. Ntabwo yaremye ubwoko bumwe kugira bukandamiza ubundi. Niyo mpamvu duhora mu ntambara surudaca zidashira, abazungu bakaprofitiramo kumena amaraso y'Abanyafurika. Amaraso y'Abanyafurika ageze ahantu yirirwa aboroga imbere y'Imana kubera bwa buyobozi bubi. Inzirakarengane zose zaguye muri iyi jenoside yakorewe Abatutsi byatewe n'imiyoborere itari ihwitse. Ayo maraso yirirwa aririra imbere y'Imana, ayo majwi y'amaraso y'abantu bazira akarengane kubera abayobozi babi baba bihishe mu buyobozi, ibyo tugomba kubyamagana kugira twubake cya gihugu cyiza, cya gihugu cy'isezerano. Ijuru mwirirwa muririmba, baririmba ijuru ngo ijuru rya mbere ni isi tugomba kugira nziza. Ndangirije ku buhamya bwanjye. Ngiye navuye muri Kenya, ninjizaga ibihumbi nka 3 by'idolari, meze neza, mba muri etaje irimo inzu irimo buri kimwe cyose, nzamuka nari ifite nkamanuka nari ifite icyo bita ascenseur, mbayeho neza. Ariko naratekereje kwera abagambo numvaga nibihuha n'ibintu numvaga, ndavuga ati reka njye mu gihugu cyanjye, inge gutanga inkunga mu gihugu cyanjye mu buryo bwo kucyubaka, ntange umusoro, ntange igitekerezo. Ariko nta rukiko rwo mu Rwanda ntagezemo. Urukiko rwose narugezemo, n'igihe mboneye iyo nzu n'ibindi byose nagiye nkora byose byagiye byitambikwamo n'abayobozi babi, byose bigafiringa. Ariko bayobozi, sinanga igihugu, muze twubake igihugu cyacu. Sindi gusebya abayobozi cyangwa se sindi gusebya igihugu cyacu, muze twubake igihugu cyacu kibe igihugu cyiza, icyo guhora mu ntambara turwana ingoma imwe ivaho ngirwaranira ngo impinduka ngo ibintu bimwe ngo bigende neza, ahubwo bakaza noneho noneho bangiriza. Ibyo turabirambiwe. Banyarwandakazi, bayobozi beza, nkunda kuvuga ngo bayobozi beza, muze twubake igihugu cyacu. Ibitagenda mutureke tutange ibitekerezo kugira bibashe kugenda neza. Aho ubundi nibitagenda gutyo, ibyo tuzaba turi kubaka byose tuzaba turi kubakira ku musenyi. Kandi ntabwo tushaka kubakira ku musenyi, turashaka kubakira ku rutare. Ninde uzemera ko twubakira ku rutare? Niwe wa muyobozi we. Menya umurida ni iki? Umurida ni umurida uyobora intama ziwe neza kugira ngo intama ze zikubwe neza. Ijambo umubyeyi ntiyemera ko umwana we yicwa n'inzara. Umubyeyi nta mubyeyi ugambanira umwana wiwe, nta mubyeyi wifuza ko umwana we ataba umuntu ukomeye. Uwo niwe murida tukeneye mu gihugu cyacu. Tukeneye umuntu ufasha abanyarwanda kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza, kugira ngo amahoro asesekare mu Rwagasabo, kugira abanyarwanda icyo twapfaga aricyo kiduhuza. Irindi jambo rimwe, wa munyarwanda we wumvishije iki kiganiro, ntukagendere ku bintu by'amoko. Umuntu ufite amoko mu mutwe wiwe, amoko ni umwanda. Ni umwanda. Nimba ukigira ibintu by'ingenga mu mutima wawe, muri mind yawe, nta utandukaniye n'umwanda, kuko ibyo byose nibyo bitusubiza inyuma. Ibyo byose nibyo bitusubiza mu icuraburindi. Ntabwo ubwoko nimba bunabaho nk'uko Imana yaremye abazungu ikarema abahinde nk'uko nari mbavuze abarabu, abantu bagiye batandukanye, ibyo byose Imana yabikoze kugira ngo byuzuze icyubahiro cyayo, byose bihesha Imana icyubahiro. Nk'uko hariho abagufi, abarebare, inzobe, ibikara, byose no kugira bihesha Imana icyubahiro. Rero vana umwanda mu mutwe wawe, vana umwanda muri mind yawe, dufatane ukuboko mu kundi twubake igihugu cy'u Rwanda. Uwo mwanda abazungu batuzanyemo w'amoko y'Abahutu n'Abatutsi, ntabwo ubututsi uzabushyira mu nkono ngo ujye kuburya, ntabwo ubuhutu uzabushyira mu nkono ngo ujye kuburya, ntabwo ubutwa uzabushyira mu nkono ngo ujye kuburya. Ahubwo twubake igihugu tuzi ko turi abanyarwanda, ko turi umwe, maze ibyabaye, amateka yabaye
ntazongere kuba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Dufatane ukuboko mu kundi twubake igihugu. Bayobozi beza, nimwubahwe guhera ku isibo kugera mu nzego zo hejuru. Nimwubahwe namwe mwubahe, nimwubahe mwubaha, kuko igihugu cyacu nibwo kizaba cya gihugu tuzasigira abana bacu, tuzasigira abuzukuruza bacu, bakakishimira, kitarimo ibintu by'amoko, kitarimo amacakubiri, kitarimo ibintu bigiye bitandukanye. Kugira n'inzara iri muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, n'ubu bujura bwabaye bwinshi cyane, kugira ngo bubashe kurangira. Murakoze abadukurikiye kuri channel yacu ya Unity One Peace TV. Imana ibaha umugisha. Nakagaruka mukomeze kudukorera comment, ndetse ibi biganiro twakoze nyine mu bisangiza abantu bagiye batandukanye, ndetse mudukorera na sabone. Ni inkunga ikomeye kuri channel yacu. Iyi channel ikizibandaho cyane ni ukuvuga ijambo ry'Imana, ndetse no gutanga ibitekerezo mu bintu bigiye bitandukanye. Ntabwo uyu mwanya ntanze, nakagombye kuba ndi mu bindi, nakagombye kuba ari ibindi, nakagombye gukora byakangiriye akamaro, ariko nkuko kundi igihugu cyanjye cy'u Rwanda, kuko ndi umunyarwanda, kuko nifuza ejo hazaza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Iki kiganiro gitanze kugira ngo kibashe kubaka imitima yacu, kibashe kubaka imitima y'abanyarwanda, kibashe kutwubaka kugira ngo tugire ibyo duhindura. Amahoro y'Imana n'urukundo rw'Imana bikomeze kubana namwe. Ndabakunda. Imana ibampere umugisha. Bye bye.